nahageze hahandi ku mashuri nahageze rwose witinda rwose nahageze kugira ngo se ko nahageze umva nahageze nawe ubundi aro umva waretse twavugana amakuru yawe shamaze iminsi nkubona hano muri quartier ariko simenya ngo utaha ese bimeze gute ariko njyewe naragukunze rero ko umbwiriye iyo nkuru nari ndimo ndihuta nyine uri kwihuta birumvikana ariko ntabwo bivuze ko utanyumva ngo nanjye nahageze we gatoya nuko tuganire pe si wowe waretse nkivugishije mu tuganire kuko njyewe ndagukeneye ngo tuganire ni ukuvuga ngo umanuta rya korosi gatoya ndahageze we humura ababuretse ariko we kuki ndi kubwira ibintu byumve wowe oya tugomba kuganira kuko amaze iminsi nkubona urimo uragenda ariko simenye ngo bimeze gute ariko nuko ihangane tuvugane gato ihangane rwose tuganire ihangane tuvugane kuvuga ngo umbonye wanshakaga nagushakaga pe maze n'iminsi ngushaka ariko ukashika gute ni ukuvuga ngo iyo utaza kumbona ntabwo wari kubunshaka oya nabonye kandi niba nari napfuye mu rugo aricyo kinzanye buretse gato banza unyuma ni ukuvuga ngo wowe unshatse mu gihe umbonye iyo utambona ntabwo wari kubunshaka oya n'ubu ngende nje kugutegera hano kuko nabonaga ariho unyura buri munsi rero nuvuga ngo waje kuntega naje kugutega kugira ngo ngane hanyuma waje kuntega ubona ndi nk'imineke bategera mu oya boss ntago ari icyo rwose nshatse kuvuga pe ariko ihangane nyumva reka mbanze mubaze ngubu ushobora kumbwira nk'inkuru yawe imwe ushaka kumbwira reka nkubwire rero pe njye maze iminsi nkubona naragukunze nashatse ukuntu nabona nimero yawe narayibuze ariko mfata umwanzuro ndavuga ati uyu munsi uko byagenda kose nararamubonye uvuga ngo wowe nabyumvishije ubwo nabyumvishije icyo ushatse kuvuga nacyumvishije ni ukuvuga ngo mu rugo hepfo y'iwacu gatoya ari akayira kamanukamo ukuntu ariyo umuhungu dusa wasanga ari we oya ntabwo ari we ubonye ntabwo ari we ariko ntabwo uri kubyumva ntabwo ari njyewe wayobye none se si we muhungu wo kwa Serufirira papa we ntabwo yitwa Serufirira ndamuzi hepfo y'iwacu oya niwe rwose niwe narashakishije mbaririza izina rya papa wawe kugira ngo unemere neza kari wowe rero njyewe ndimo gukererwa rero ndi kumva ikiganiro urimo kumbwira nari kucyumva neza ntabwo uri kurasa ku ntego ngo mbwire ngo wagwari gute na gute kandi nkubwira ko nagukunze nshaka kuzabeza kubibwira ababyeyi bawe numva bitoroshye naragukunze pe rero ni ukuvuga ngo ikintu wifuza muri wowe ni igiki nshaka kumbera umugabo nshaka kumbera umugabo w'iteka ryose aro gahore nahageze nakubuze nahageze ngiye maze kandi nkubwira ko maze isaha yose mahagaze sawa reba iyo modoka iparitse hepfo yawe niyo ngiyo wari urimo kumbwira ibintu nashakaga ko wambera umugabo ukazaza no kwibwira ababyeyi bawe ariko reka nkubwire hari ukuntu mujya mubona abantu tunyuraho tugenda ugahita uvuga ngo uyu muntu ngo ngiye kumufatiraho furi ngo mpite mubwira nyine oya ntabwo ari furi uri kumva ni ukuvuga ngo wowe mu gihe umbonye nibwo mbwiye ibintu bimeze gutyo oya njyewe maze iminsi mbitekerezaho ariko se nta nubwo wanyuragaho hariya koko nashakaga no kukuvugisha buri gihe mbona uri bize ahubwo se urampa nimero yawe ubwo nzajya nkubona ko ndeba n'ubundi uhora kuri telefone ushobora nko kunganiza ukambwira nk'ikintu cyaba gitumye nkunda cyangwa se ikintu ushaka kugeraho cyangwa se ikintu wifuza yanjyewe rero uko nagendeye uko nakubonye nabonaga winyurira hano nkabona uri umwana mwiza utavuga nkajya mpora nkunyuraho ngo ndebe ko wanamsuhuza reka data ariko njye mfata umwanzuro bitewe n'uko ari njye ugukeneye ahubwo se urabinyemerera ni ukuri bitekerezaho pe nk'ubu ngubu nicaye hano urazi
nkubaka akanya mba mvuye mu rugo uyu muntu wari uri kumpamagara yari arimo kumbwira ko agiye kunguriza 2,000 mbo 2,000 agiye kunguriza madamu yabyaye abana 2 ngahore yewe ndumva ibyo uretse gato yose mubwire ko ndeba ushaka kugenda nakubwiye inkuru yawe uri kumva amaze kubyara ubu akanya tuvugana wowe ndimo ndajya kukubwira wimbwira byinshi ngera rinzi kuri umusore ufite akantu none nduvurira tonde mbanze nkubarire uko nawe umfatiyeho furuka amagarika ngomba no kukuganiriza inkuru yawe mu gihe wambwiye inkuru yawe yuko nanjye wamwumva uwo mugore ari harashe yashika kuba ari shashika urumva ngiye no kuguza amafaranga 1,000 uri kumva nayo uri kumva nukuyaguza nayo nayo mfite birumvikana uri kumva ngaho mbwira kuntu uri kumbwira ngo wankunze umugore yabyaye abana 2 se ubwo urukundo rwarumeze gute je nakubonaga rero nkabona uri umusore ufatika ugize none ndumva nta kigenda cyane rero ndumva kare umuntu w'abana 2 subwizo mahanga muri iki gihe ubwo se ngize ibyago nanjye nkazibyara nabigenza reka none uri no kuguza n'amafaranga igendere nta kundi naho ubundi ubu kubise twate bigendere bibaho mubona nyine nkabona mu nzira nyine kuko njye naturutse Kimironko wabonaga ese nkabona gutyo nyine nanjye nkifuza ko twamenyana mu buzima busanzwe okay tumenyane nta kibazo turi kundeba se nanjye kujya gutya ndacyari umusore ntabwo ndashaka kumufasha none ufite ko nakubera umufasha usa gutyo nka Marine ariko bana yanjye rubanda murasuzugura hanyuma se uri kumva byavamo ntabwo bishoboka rwose ukora iki se utora amashashi urahinga ukora iki ku buryo usa gutyo yewe ibintu mba ndimo gukora ni utuntu turi aho ngaho fakaka nyine bituma usa gutyo nyine by'abagore nabikuyemo ntabwo ngitereka byaba ibintu nkora ariko ibintu by'amasuku hano ho ntabwo nakwirumanganya pe hano hari umukobwa mbonye aho ngaho ntabwo naba nsa neza pe ntabwo byakunda kuko njye ndabona ntazi ntabwo byakunda rwose none se urashaka iki njye nakubwiye ko bitashoboka umuntu usanga we gutyo urabona njye navugana nawe wera ukuntu utsa ahubwo wereba umuwari umuntu uwari shandeka rwose nigende winanze yego bose umeze neza cyane reka tuze umuntu umeze neza umva rero umukobwa sibyo tureba ahubwo nararitse ibintu by'urukundo ariko izi saha ndakubonye kwiyumanganya biranga komera rwose uyu nawe rero yari yanjengereje ngo sinzi ibyo ari gushaka mbese nyine tunigendere kwimanganya biranze ndavuga ati no mukobwa w'igasabo urwagasabo ntabwo namuraka urumva twigendere tuzamure kuri ya muhungu urabona yawe nkubwira sibyo yenda gukunda cyane nanjye ndagukunda pe ndagukunda burya rwose nubwo bimbwiye kandi koko nibyo ni mwebwe mama mugomba kutubwira nyine niba mwakunze cyangwa se byagenze ariko saho nkuye rwose ubimbwira nabikuye ku mutima ndavuga ati uriya mukobwa ngomba kumukunda ibihe byose rero buriya nzagukunda ibyanjye byose nakubwiye bya ruganda rwanjye rw'imihanda n'ibicuma amafaranga azayavamo uzajye uyashyira kuri gahunda ku buryo tuzakira tukaba abaherwa ukuri nanjye ngiye kubiharanira pe ndabiharanira n'Inyanza ndashaka hari urundi ruganda nshaka kuhashyira ku buryo narwo ruzamamara isi yose ikarumenya
ni uruganda rw'amakaro nshaka kuhashyira. uruganda rw'amakaro. Nshaka kuhashyira ku buryo abantu bahariya bazajya inzu zabo ziba zisa neza bakahashyiramo amakaro. Nibyo nibyo. Ubwo rero ibintu byose ukabitunganya mugore wanjye. Oya nzabitunganya wowe ntugire ikibazo rwose. Ntugire ikibazo. Ibyo uzabyubahiriza kuko n'iriya modoka uzajya ugendamo ntabwo uzajya wirirwa uvuga ngo wabuze tike yo kugenda, uzajya watsa imodoka ugenda ugere ku nganda ukontorora ibintu byose ubishyire ku murongo. Nibyo ariko. Uzaba ubaye umugore w'inkoramutima ubasha kumenya iby'umugabo we akabishyira kuri gahunda. Akabijera neza. Ukabijera nyine si ibyanjye si byo byawe, umutungo wanjye ni uwawe. Sheri wanjye we. Nese uyu nguyu we ko atuvangiye aturutse hehe ubundi? Uyu ni uwahera ko ari kutuvangira. Umuntu asanga abantu bari kuganira akaza kubitambika akabavangira. Uretse gatoya. Iki kiganiro cy'amakawa n'imiheha n'ibibindi n'ibiki byose ndi kumva muvuga. Nta kuntu mwajya mwihangana mukajya kugikorera ahandi hantu hatari hano. Sheri reka nkubwire. Ubu rero mwifashe mwaje hano mwumvishe ko mwatorotse igihugu mwagiye ahantu abantu badashobora kubasanga. Ubu mwarebye musanga ino karitsiye ariyo karitsiye ushobora kuzamo mugateretana mukabeshyana ngo muzahurira ngo mu bihuru ngo hehe mukumva ko nta wundi muntu ushobora kubyumva. Ubu rero noneho njyewe mbagezeho ngagira ikintu mbere. Uyu ni wande nakubwiraga twabuze muri famiye musaza wanjye wo kwa data wawe. Uretse gatoya. Wowe nta jambo ufite. Uri kunyumva? Uri kunyumva neza? Nta kibazo mugabo mwiza. Ese ko mugabo we? Ndakumva. Aha hantu wageze gute? Aha ngaha uyu ni mushiki wanjye kwa data wacu. Nari maze nk'imyaka nk'irindwi tutabonana, ariko sinzi ukuntu tubonanye. Arambwira ati ese ko wabaye mu boss? Avuga ati ngiye mfite n'uruganda Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo imyaka 7 hagati y'imyaka 7 n'amezi ntabwo mwari mworongeye guhura ngo muganire mupange ukuntu muzasanga. Na telefone ye rwose nahamagaraga igacamo nanjye yanjye narahinduye. None se ubu nk'aha hantu mumbwije ukuri n'ikiganiro mwari muriho ni ikiganiro kijyanye n'umushinga n'uburaya mwari muri mu none se ahubwo se usimba buje gukora ibintu mwari mugiye gukora. Wa mugabo ntabwo ari uburaya iyo famille ihuye nka ariko gute muhindura umuntu injiji ubwo banze mwumve nagutiba umuntu urukuyumva nimba atari uburaya bubazanye hano gute mutaganirira abandi bantu bari mukaza kwishana ameze ubuse wumvaga ko nta wundi muntu ushobora kunyura hano hantu ngo abasange muri kuganira nk'umuntu mudaherukanye kuki utaganiye n'abagabo bagenzi bawe none se uko ari umushiki wanjye kwa data wacu nari kujya kuganira twashatse ahantu twicara. Ni musaza wanjye wo kwa data wacu. Uyu ni umwe nakubwiraga twari twaramubuze nanjye ubu narindi kugenda ngo uyu nguyu mwaramubuze none yabonekeye wowe. Nuvuga ngo yabuze mu myaka yashize. Duhuriye no mu nzira rwose. Ngumve ko nanaganda hari hashize imyaka uba uretse gatoya we nta jambo ufite. Hari hashize imyaka ingahe mumubuze? Imyaka 7 n'amezi angahe rwose byari bifite. Hanyuma se waburetse uri kujya hehe? Tukugenda utambwe ujya hehe? Hanyuma ndabanza mbabazi. Mwamubuze mu myaka 7 ubaka kanya nibwo mubonye. Nibwo mubonye kuko naringiye guhatwa turakubitanye nge sine nanamumenye. Ni wowe bwiye ati se bimeze bite? Ariko reka mbanze ngubaze ikintu kimwe. Ubu urebye uyu nguyu urabona tudasa. Reba uyu nguyu urebe nanjye urebe ko tudasa. Arabireba. Abantu muzajya mwinjira ahubwo nta mahoro. Nyine nukuvuga ngo urabona nta sura dufite. Banza mwumve mbanze mbabwire neza mbatemo. Mu gihe abantu bahurira mu gikorwa runaka nashatse kuvuga cyaba cy'ubusambanyi uri kumva mugomba no kuba musa kuko nubundi murararana si byose. Abagura abantu iyo basambana ngo babana sada. Oya nukurira kare nagize umuzongo undi ari igikara bihure. Urumva ibyo bintu bishoboka. Nyine kubera ko mwebwe muri bamwe musa. Nubundi umuvandimwe. Ni musaza wanjye. Ariko nabimubwiraga ko twari twarakubuze. Ntabwo ari mu nk'ahantu mumaze igihe kingana gute muhahurira. Aha ngaha se nibwo tukihagera. Ariko tubonanye uyu munsi. Ubu aka kanya uzi ibyishimo mfite n'ibyo kinezerewe kuba mbonye mushiki. Uvuga ngo ugize ibyishimo nyuma y'imyaka 7 warabuze umuntu kuri byo. Uzi kuba umuvandimwe wawe umubonye.
n'ishimwe rikomeye ahubwo ndaje mpamagara abantu bose ubwo uhamagaye no mu rugo ufite nimero zabo ngiye telefone yanjye ndaziguha unabahamagara naho uyu mugabo rwose ubu ngubu arabona twabari dushaka gukora ibibi tukaza kwicara ahangaha telefone yanjye birayitwara zasa umukade nahise nswapira uretse gato mbanze nkubwire guhera aka kanya turi za 8 yego ngere mu rugo icyitwa imyenda yawe cyose ugisanga kuri mbuita ako se ubudupfuye iki umuntu azajya ahura n'umuryango nahura n'umuryango we nibaganira sinkavuge ngo mvugiremo nkubwiye umugabo wawe bigaragara we nta jambo ufite ndavuze ngo ziba ikintu nkubwiye wacyumvishije nacyumvise ariko mbabarira n'ukuri ni ibintu byiza kuba wumvishije yuza kubutumva neza nibwo ujye utari kubasha kubimenya ariko reka nkubwire n'ukuri nushaka ubitekerezeho neza n'ababyeyi turabahamagara baraza barabikubwira ko uyu muntu ari famiye yacu nuko wenda wari utaramumenya kuko twe twaramubuze ariko n'uyu nakubwiye mu gihe yabonetse rero mu gihe tuza mbanze ngubwire imbani anakwirukanye iwawe sibyo urasa uruganda uzujyemo ibintu byose uzagenda ntabwo uzabura ibyo kurya maze ahagiye mu gihe ngewe ngufashe sibyo ariko ubundi mbanze ngubaze kuki mutaje kuganirira mu gihe yigeze agukwa kuburyo akubwira amagambo nkayo ariko naramurongoye ndetse sinamuvanye wabaze ntabwo dufitanye abana urongora nta muntu utarongorerega mvuga ngo inka yarayitanze nimba rero uceceka gato nimba nta muntu utarongoye ngaho nimurongorane muguma aho ngaho muganira none se reka nkubwire